Yes, muraho neza reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe turabasuhuje cyane tutiyambo mwese aho muherereye hose ku isi abari muri Amerika, Canada, Australia ibihugu byose byo hanze natwe ga uku turi hanze kuri bo nabo bakaba hanze kuri twe mwese turabasuhuje tutiyambu ntigira amasaha abo bwije abo bukeye mwese yambu irabageraho neza turabasuhuje tuti cyane yambu mu byohero byanyu aho muri hose aho muherereye hose aho waba uri mu kazi aho uhuriye n'iyi video uri mu modoka mu rugendo tuguhaye ikaze hanyuma nanone ni kuri channel yanyu Intore TV show ndetse na Ishenyi TV show tubahaye ikaze mu biganiro byacu bihoraho bya buri munsi ndetse dushimira cyane we wakoze subscribe mu by'ukuri turagushimiye nawe utarayikora reka tugusabe kuyikora turagusabye ngo ukore subscribe nta yindi nkunga ikomeye nk'iyo ngiyo ntiduhaye tugusaba amadolari ariko nanone ukoze subscribe uko nguko usa n'uduhaye amadolari nuko turabashimiye cyane abakoze subscribe nawe ukihagera yikore kugira ngo uze ubona ibiganiro byacu bya buri munsi kuko bisanzwe hanyuma rero reka tubahe inkuru ituzinduye hano uyu munsi tuje kubaha inkuru ni inkuru y'akababaro ariko cyane turaza kwibanda ku kwiyama ndetse no kubuza abantu ariko kandi ni n'ubusabe kubera ko ari abantu bakuru bakora ibintu bazi turagerageza gusaba kubw'imbabazi z'Imana kubw'amahirwe ahari wenda abo twumva nuko inkuru ituzinduye hano rero ni iyihe tuje kuvuga ku ifoto yasohotse y'umwana w'umukobwa wo mu gihugu cya Uganda kubera ko nanone ari ukwiyama reka tureke kuvuga izina ryiwe yagiye ibonwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ikigiye se kuri mutandao keraga kiba kigiye ahagaragara uyu mwana w'umukobwa habayeho ejo bundi yari asanzwe akundana n'umuhungu bisanzwe cyo kimwe n'abandi habayeho ejo bundi umuhungu amusaba ko yamuha ifoto yo kwicarana murabyumva namwe by'agasouvenir uyu mwana w'umukobwa aremera arashukika ngo arangize gushukika ariko mu by'ukuri ntidutekereza ko umuhungu yabikoze kugira ngo wenda hatekereza ko hari ikizavamo nyuma umwana w'umuhungu arangije yicarana ifoto y'umwana w'umukobwa aratura ifite habayeho ejo bundi habaho icyo bita ngo ni ukurekana gutandukana mbese habaho kutumvikana hagati yabo bombi habaho niba ari umwe wagize mukushi sinzi umwe niba yaragize mukushi niba undi yarazamuye isukari wenda undi yiwe ikiri hasi yamanutse nuko birangira rero bano bantu bombi batandukanye ngo barangize gutandukana umuhungu atireka kwereke rero mu gihe twatandukanye nkaba nari ngifite ifoto yawe y'ubwambure ndaje nanje nkwereke ko nanje ndi umugabo cyo kimwe n'abandi ndaje nkwereke ko ahari nanje hari icyo nokora nawe bikakubabaza twanze kwibanda cyane mu kumenya icyo bashobora kuba barapfuye kubera ko mu nkundo haba harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinjiramo cyane byo kuvuna nubwo wenda abanyamakuru baba babyemerewe bakabyinjiramo wivugishirije nyirawe nyiri kubikora ntacyo bitwaye ariko nanone si igitangaza ko yonakubesha kuko ntawe uza wivuga amafuti akaba yakubwira ko amafuti ari ku wundi kandi nawe atari sawa nuko noneho uyu mwana w'umukobwa nuko umuhungu habayeho ejo bundi iyi foto ija hanze iyi foto imaze nk'iminsi 2 cyangwa 3 itrendinga noneho icyo tuje kuvugira twebwe tuje kubaha gasopo ya nyuma mu by'ukuri iyi gasopo dutanze ni iya nyuma tumaze igihe kinini tubivugaho tubyiyama ibi bintu byararushe biba content
ku bantu bamwe n'abandi kubera ko namwe aba bantu mu by'ukuri babivugaho. Ndabizi nawe uri kwibaza ngo nanjye ndi kubivugaho. Aba bantu babivugaho si bo banyamafuti, ahubwo mwebwe mubibaha ni mwe banyamafuti. Ni gute wifata ugatanga video wamara ugatekereza ko itazavugwaho? Why? Gute utekereza ko urinde kugira ngo ntibakuvugeho? Utekereza ko ufite iki? Ni ukuvuga ngo aha hantu ikosa ni uwabanje gusohora video. Nta video nta cyabaye. Ni ukuvuga ngo iyo utasohoye video uyu muntu wari kuyivugaho ntayivugaho, ariko nuyisohora arayivugaho. Ntawe murabona tuvuga tumubesheye. Abantu bose tuvuga tubavuga, ariko nanone ari uko ari bo bonyine bamaze tuvuga ibyivuze, ibyamaze kuja hanze ku karubanda. Nuko noneho rero uyu munsi tumaze kumenya ayo makuru, tuza kwibaza impamvu nyinshi aba bahungu bari mu guta bano bakobwa hanze. Ariko kandi n'aba bakobwa nabo nta bwenge bafite. Murambabarira kuba nkoresheje iryo jambo. Ni gute 90% hasohoka 98% hasohoka amafoto gusa y'abakobwa, abagore, umukobwa, umugore, umugore, ntihasohoke iz'abagabo. Iz'abagabo zasohotse ni nkeya pe, ni nkeya mu buryo bufatika. Ese mwebwe ni gute mwemera ko babasaba ifoto z'ubwambure bwanyu? Mwamara mwebwe ntimubasaba izabo kugira ngo naguta hanze nawe umute hanze bibe birahwaniranye. Ariko wowe uraza ukafata umuntu akaguhenda, umuntu mungana usanga cyangwa se unamurusha n'imyaka, akaguhenda ukamuheza ifoto yawe y'ubwambure. Ese utekereza ko n'ubundi kuko muri relation muri relationship harimo ibintu bibiri, ni ugukomezanya cyangwa mukarekana. Noneho ntutekereze ngo biramutse cyangwa se kibahati mbaya turekanye, kuko kurekana ni ibisanzwe, ahubwo kutarekana nicyo gitangaza. Ntutekereze icyo kintu ukagira gutya kera kabiri kangahe ngo ni satani ngo ibiki, ugatangira kurakarira abantu ngo bakuvuzeho, ngo abantu bagize gute. Ni wewe uba watwihaye uzoza utuza abantu bakuvugeho. Ikindi ku bandi bakobwa, ibi byagakwiye kubisomo bikarangira mukavuga ati birarangiye. Ni gute bahenda umwe none ejo bagahenda undi, ejo bundi bagahenda undi, video ngiyo, ifoto ngiyo, buri munsi. Nta bindi bintu mufite muhugiyemo byobagira busy ku buryo mwoza mubura umwanya wo gutanga amavideo. Ariko mu by'ukuri ibi bintu tuba turi kubivuga, nawe uri kuzumva ukantubitekereze neza cyane. Ariko wicaye nko mu nzu wenyine utuje, utari no ku murongo ngo twa message tugume twinjire, ukanywa nk'amazi akonje ukuntu ukavuga ati hano ngiye gutekereza. Ni gute umuntu yicara mu nzu, akicara akifata agashira telefone hariya, agakuramo ihuzu ya mbere, wenda tuvuge ikoti nk'urugero, agakuramo ishati, agakuramo isengeri, uwo ni umuhungu, cyangwa se umukobwa agakuramo nawo iri asengeri yabo, yamara agafata hariya, agakanda hariya kuri start, agastatinga kamera ikarekodinga, yamara kurekodinga akaregistra. No ndavuga mu ndimi zose ko numva ibintu mbifitiye amavuta kabisa. Amara agakanda hariya, ugakanda muri save. Wamara gukanda muri save ukaja muri share, WhatsApp, ukagira gutyo ugashaka izina ryiwe runaka, send, kanda hariya partage, ukaja muri share, ugashirisha izina ryiwe ukaribona, wamara ukagira gutya ukamvaye. Ayiwe. Nukuri abantu bamwe nukuri kw'Imana none ntitwobyita satani. Ntabwo satani azakora bene uko nguko, ubwo n'ubwenge bukeya. Satani icyo twemera cyo yobaheza imbaraga zo kugira icyo mukora muri kumwe aho ngaho.
yobinjiramwo cane akaba yobarusha imbaraga mukagira ico mukora, ariko kuvuga ngo umuntu nti muri kumwe ari muri Amerika, ari muri Kenya, ari mu Bugande, ari ahantu ho gutega indege, ntamara ngo urifashe ngo wowe ngo utumye, ese utumye video ngo iguserukire se ibe mu mwanya wawe ikora ibyo wari gukora kugira ngo tubyumvega neza, kuvuga ngo urabuzega ariko video wenda hari ico yokora, reka uyitume nishika igira ico ikora. Ni ukuri turabasabye, turabinginze, turabiyamye, ijambo kwiyamariza rishaka nko kumera nabi kubera ko abantu bafite independence boja hari abomererwa nabi, ariko noneho tubyite ko ari ubusabe. Nyamuneka aba bantu muri gusebya ni bashiki bacu, ni ba mushenge, ni ba mamudogo, ni abagore bacu muri gusebya, ni bashiki banyu muri gusebya, aba bahungu bari gusebya bashiki babo, babyara babo, kuko iyo murabizi namwe mu Kinyamurenge, uyu mwana ejo bundi naje kugira ikintu apanga wenda nk'ubukwe cyangwa ikindi, bazamuhagarura ino foto. Iyi foto ntaho yagiye, niba imaze kuja mu matelefone arenze 5, waye mutekereza ko ari gute izavamo gute, yavamo gute koko ko bigoye cyane kugira ngo jewe nyisibe, niba nundayisibe si itegeko ryatanzwe. Kuko murabizi ko ikintu kibi nico kizagiterendinga kurusha ibintu byiza, ibintu bibi biza biterendinga cyane, biza bigenda bikurikiranwa cyane kurusha ibintu byiza. Nuko none twiyamye abantu mu by'ukuri bari gukomeza guta ababo hanze, niba ubona ko icyo kintu cyarangiye, ese wowe ndi wo kuvuga ngo ko umuntu w'umugabo sinsebye undi muntu, niba koko mwarigeze gukundana, ni gute ubundi nje hari ikintu kizakintangaza, ni gute ahigeze urukundo hazavugwa ngo go kuri iyi level, ni gute bigenda gute? Nimudusubize, ni gute umuntu wamukunze ukwawe kose mukirirwa muri ziriya bintu muzamwirirwamwo, ukaza umuhamagara nawe akaguhamagara, mwembi mukavugana hakabura ukupa, umwe akazabwira undi ngo kupa, undi nawe akavuga ngo kupa, ni gute birangira bibaye ibyo kurizanya, birangira bigiye kuba iby'amarira? Ese uyu muntu ko mwakoze ikosa rimwe ryo gutandukana, ese risibye bya bindi byose mwigeze gukorana mbere byiza? Ni ikibazo. Isibye bya bindi byose mwigeze gukorana byiza, niba aragukoreye ibintu byiza 9 akaba agukoreye kimwe kibi, ni ukuvuga ngo byose urabisibya. Hari ukuntu batwigishaga amategeko ya Mose bakatubwira ngo iyo wishe rimwe ngo yose ngo ubu yakunkumuye, yose ngo ubu yahiritse, yose ubu yishe. None namwe uku ni gute mwabaye gute? Mu by'ukuri dutanze iyi nkuru tubabaye, niyo mpamvu tuvuze ibintu byinshi, niyo mpamvu tukoze n'inkuru ndende, ni ukubera impamvu z'uko dufite akababaro kandi k'igihe kinini, twiyama buri munsi, ibintu tuvuga bigasa nkaho bidafite aho biri kugera cyangwa se bidafite abari kubyumva. Turabiyamye cyane tunasaba ko bitakongera kubaho, uyu ari we wagakwiye kuba uwamwisha. Murakoze cyane ababanye natwe, komenti zanyu zirakenewe, abumva ko ari cyo bokora, abumva ko komenti zabo zifite icyo zomara bazishireho, noneho ubutaha tuzasoma komenti, tuzakora inkuru yo gusoma komenti zonyine gusa, twumve ko abantu byibuze bafite umutima w'urukundo, abantu byibuze bafite umutima w'ikinyamurenge. Abanyamurenge barangwaga n'ikinyabupfura n'ibanga yemwe. None uku ni gute mwokagira Imana? Uku ni gute mwokabyaramwe? Ibi ni ibiki muri kudukorera muri iyi minsi? Mwabaye nk'abakamawu hano bino, mwabaye nk'abagande, nk'abanyarwanda, nk'abarundi, nk'abaki, kandi twari dufite umuco wacu wihariye, umeze neza, uregeye, uryoshe, ukunzwe n'abantu bose, wifuzwa n'abandi bantu, kavuga ati kabisa icyampa nkaba umunyamurenge.
none twebwe abanyamurenge turi kwitesha agaciro ku rwego rutabaho. Ikindi tunasaba niba hari inzego zobyinjiramo n'abakobwa batinyuka, uzavuga ati njyewe umuntu wantaye hanze ni runaka, icyo kintu tuzakigaruka wenda mu kiganiro cy'ubutaha, bavuga ati ni runaka wantaye hanze yaransebeje, abantu baregwe baje bafungwe baje mu